ntashye n'amaguru nta byiringiro nari mfite yo kuzahugarukamo. Turashima Imana yongere guca inzira nkagaruka nkaba mubyariye. Mwayikomeye amashyi menshi cyane. Birashoboka ko noneho nta byiringiro waba ufite byo kuzaba muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa byo kuzabaho neza, ariko ndagira ngo nguhumurize iyandengeye cya gihe. Reka mbabwire, ngiye mvuga Imana nabonye, ntabwo mvuga Imana urumva oya, ngiye mvuga iyo nabonye. Imana yabanye nanjye ndi gutaha iwacu n'amaguru, nta byiringiro nari mfite byo kuzagarukamo. Imana yandengeye ndimo kurisha ubugari ubundi. None ifite isigaye yarananiye, nta nubwo ngishobora. Ku madamu wanjye iteka saa sita na nimugoroba, kuwa mbere kuwa kabiri. Umutungo ibiganza mbaga Imana imumugisha. Kuko Imana maze nk'ibyumba 5 n'igifite gusa. Nanjye rero kwakonye kubona nta bindi, nanjye ndabareka akaba ariyo ngero ni. Mbaga Imana imumugisha. Amina cyane. Haleluya. Nababwiye ku njyewe nafasha birobe cyangwa ishashi nkajya gutwara umuceri umaze iminsi 7 muri pube. Genda uyora upakira ishashi ya 20 uruzi wanda wikorera. Ngeze handi bitamuciye baramfata nikorera umuceri. Nukuye ahantu bawushyize muri pube. Aramwangire n'ibikikorera, ndagane n'ibiryo. Polisi. Hamba ati bine birya ati ufite ingurube se nihoya. Ubwo ninjye bari babonye nk'ingurube. Ese ko amaze gufite ingurube kandi yemeye kuzana ibiryo mu majye ubusengera n'ingurube. Kandi ari umuntu. Hari igihe ubuzima bubi bituma bakwita ingurube. Hari igihe ubuzima bubi bituma bakwita kitari cyo. Fata mugenzi wawe ngo ubuzima bubi uzabuvamo. Samba. Tabari yawe nta soni ifite zo kubivuga aho byaca hose nta kibazo ufite. Nagiriwe neza n'iki? Niba kibasunda ry'ifiti n'inyama kwa mudozo nimugoroba ndaryama neza nkambara neza nta kibazo tukomeye Imana nta kibazo ufite. Ariko nabaye mu buzima bubi ndagira ngo aho birashoboka ko none ahangaho wumva yuko utazagera mu buzima bwiza bw'Imana izahubageza. Tuyikomana amashyi cyane. Uceri bashize ahantu maze iminsi gahe. Rero mu buzima bubi ntabwo mba byahagaze ngo oya cyangwa ngapfa kuba ari icyo kurya wowe kabisa ukubita udahumeka. Kubita udahumeka ukajya kumumiriza. Wajya ukubita umuntu uzagire nawe urabyumva. Ako turashima Imana yatugaburiye, turashima Imana yatwambitse, turashima Imana yatwubakiye. Tuyongera amashyi cyane. Arabiyabone bashyira hasi. Kira mugeza wese aravuze ngo bashyira hasi. Bose bashyira hasi. Bari bacikoreye. Yesu abona bashyira. Abo byacyo bayizama cyangwa ntabwo Yesu ajya akabona ikiba. Ntabwo Yesu akabona ikiba bikomeye. Bari bakikure. Ngo bakibate. Ngo baragenda. Umugore ararira. Ngo ariko Yesu ababonye. Ntabwo ari mugenzi gake. Nimushyire hasi. Ngo bashyira hasi. Ndashima Imana itegetse amagare akajya hasi, uburwayi bukajya hasi, ubukonje bukajya hasi, cyangwa abantu izamura cyangwa